ikiganiro cy'uyu munsi gishingiye ku bijyanye n'indangamuntu. Ibibazo byanyu byose twabyakiriye tugiye kubiganiraho. Turi kumwe na Mukesha Josephine, Director General wa NIDA. Mwakoze cyane kwitabira ubutumwa bwacu. Murakoze cyane kudutumira. Okay. So mbere yuko tujya mu kiganiro nyamukuru dutangirana na segment twita Busting Myths, aho tubwira niba ari byo cyangwa niba atari byo. Twagenda? Yego. Okay, perfect. Icyambere kiragira kiti: iyo utaye indangamuntu biba bigoye cyane kubona indi. Nibyo sibyo? Ntabwo ari byo. Ubundi byaroroshye. Iyo wayitaye hazamo ko ugomba kwideklara kuko ari icyangombwa cy'igihugu, hari process umuntu agomba kunyuramo. Nkuko iyo utaye ikintu urangisha gusa ukagenda ukagishaka, iki ngiki cyo biba bisaba ko haba urwego rw'iperereza rugomba kwemeza ko koko ibyo uvuga ari byo, hanyuma bakona ku kigo. So aho ngaho niho wenda hakunda kuzamo gutekereza ko bigoranye, ariko ntabwo bigoranye na gato. So kutabimenya nibyo bigoranye mbese no kutamenya process. Ubundi ibintu byose biri ku irembo. Deklara ku irembo, ugahabwa rendezvous yo kujya kuri RIB ikwegereye uhisemo, ukajyayo bakemeza. Iyo babyemeje ubona aho wishyurira, wamara kwishyura iminsi 30 tukaba tuguhaye iyindi. Wow. Yeah. Hari akandi kabazo tujya twumva cyane ku mihanda ko karavuga ngo guhinduza ifoto iri ku ndangamuntu yawe bisaba ko ubuziranye n'umuntu muri NIDA. Muri make ndatahana nimero yawe kugira ngo mpindure ifoto iriho. Nibyo sibyo? Aya ntabwo ari byo na gato. Ubundi umuntu ushaka guhinduza ifoto, kubera ko gukora ifoto, gukorera mu ndangamuntu bwa kabiri ari uguhinduza ifoto, ntabwo bikorerwa mu masite yose. Dufite imirenge irenga 250 mu gihugu ifotora, ariko yose iyo ushatse guhinduza ifoto ugomba kuza kuri NIDA kuko ikorwa mu buryo bwihariye. So uburyo rero twabikoze kugira ngo byoroshye, wohereza email kuri info@nida.gov.rw ukashyiraho ifoto yawe y'ubu ngubu, ugashyiraho na kopi y'irangamuntu uvuga uti ndashaka guhinduza ifoto. Icyo tubikorera ni ukugira ngo turebe ko koko atari amakaprice, hanyuma tukagusubiza tuguha umunsi uzaza ugafotorwa, hanyuma ugafata indangamuntu yawe. Ntabwo ukeneye kugira ubumenyi no kumenya info. Byo bitwara igihe kingana gute? Less than a week uba wayibonye. Really? Yego. Kuko nyine kuko yakozwe mu buryo bwihuse, ugaruka ukaza ukayifata. Wow. Okay. Akanyuma ni umubare ntarengwa w'indangamuntu wakorerwa iyo wazitaye n'eshatu. Iyo mbese banyibye indangamuntu ubundi nkayita, ubundi ikaburirwa irengero, naho ngaho nyine nta yindi ndangamuntu mpabwa. Oya, urabyemerewe. Yego, ugomba kuyibika neza ukayigendana kugira ngo ntukomeze kuyita, ariko kubera ko ni icyangombwa kikuranga, ntabwo tugomba gukapinga. Ubu ufite niyo warengeje inshuro 3 urakomeza ukayibona. Ntabwo igurikirana ku bya fraude wenda. Oya, ariko hari igihe nyine ugeze nko ku ya 7 8 bakakubaza atari kose uyitaho neza, uburyo uyibika umeze gute, kuko aba ari abnormal, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo barayikwima, urayemerewe, urayihabwa. Okay, wow. Ndizera ko wenda hari abantu bari mu rugo batari babizi. Murakoze cyane kudusangiza wenda izo information twaba tutayi dufite. Sasa tugiye mu kiganiro nyamukuru, nashakaga ko wenda twaganira ku bijyanye na digital ID. Turi kubyumva cyane ariko ntabwo ari twese tuzi ibyo ari byo. Wenda mwatangira mutubwira icyo ari cyo? Indangamuntu koranabuhanga ni indangamuntu ikoze mu buryo n'ingi ikoze mu buryo bw'ubuhanga, ariko icyo irusha iyo dufite uyu munsi nuko igendera cyane cyane kwemeza no gukoresha ibipimo ndangamiterere. Ibipimo ndangamiterere ni biometri. Mu indangamuntu koranabuhanga uko tuteganya kuyikora, tuzafata ifoto, dufate imboni, dufate n'intoki zose ko ari 10, kandi tuzayiha umuntu kuva akivuka. Mu indangamuntu ntabwo tuzongera kujya tuyitanga guhera ku myaka 16, no kuva umuntu akivuka. Ariko dufotore gusa abana bato guhera ku myaka 5, dutangiye bya bipimo ndangamiterere. Rero indangamuntu koranabuhanga ahe itaniye niyo dufite uyu munsi, nuko iza ize mu moko 3 tuvuge. Ushatse wayifata mu buryo bufatika nk'uko nguko iyi dufite, ariko ikabe ifiteho amakuru agabanyije.
kuko uyu munsi iyo uyirebye ubona imyaka yanjye ubona hari andi makuru atari ngombwa kuyaha buri muntu wese buri gihe. njye navukiye ayo ngayo ubundi yakagombye gutangwa gusa ku mpamvu izwi. Ariko kuvuga ngo nitwa Mukesha Josephine ntago ari ibanga, nuko nsa ifoto yanjye nabyo si ibanga. Ibyo ngibyo nibura byo byaba biri, tukareba amakuru make tugabanya kuri yo ugendana. Ariko hakaba hariho kode ku ruhande, aho noneho wa wundi ukeneye kumenya uriwe bitewe n'ububasha afite ahabwa, akaba ari we wabona amakuru arenze ayo ngayo. Ariko nabyo bitewe n'ububasha, kuko ni nko kuvuga ngo nko kwinjira kureba umupira, wenda akeneye kureba ko ufite imyaka 18, urumva ntabwo akeneye kumenya ko nitwa Josephine. Urumva niyo avantage uyu munsi yo kuba ufite irangamuntu koranabuhanga. Irangamuntu koranabuhanga iguha flexibility yo guhitamo amakuru utanga bitewe na service ugiye guhabwa. Yego. Ni njye uhitamo cyangwa se wenda nabo bantu baba bafite access zitandukanye? Wenda ngiye nko muri club tuvuge, wenda bagomba kumenya ko at least 18 cyangwa 21 irenze. Wenda aho ngaho bo bafite access irenze wenda yo ku mupira. Ariko se wenda iyo ngiye kwinjira mu nzu, mu nyubako, niyihe mpamvu bagomba kumenya imyaka yanjye wenda? So iyo digital ID byo bizabisa kuko nakubwiraga iri mu moko atatu. So niba uyifite uzahitamo kwifata mu buryo bufatika bw'ikarita, ubwo muri QR code hazaba harimo amakuru yandi yose. Ariko bitewe nk'iyo example batangaga, nuvuga ngo kwinjira mu nyubako, ubwo uyinyubako gusa wenda bitewe n'icyo ujya gukora kuri iyo nyubako, azareba amakuru agendanye no kuguha access kuri iyo nyubako, cyangwa se uwundi bitewe n'ibyo ahawe. Ariko irangamuntu koranabuhanga ushobora no kwibona mu buryo bwa digital, ikajya muri telefone, muri smartphone. Aho ngaho urumva noneho ni you are on the driving seat, ni wowe nyir'ubwite uzajya uhitamo. Nugera kuri iyo nyubako uhitemo uvuga uti arebe amazina, arebe n'ifoto gusa, hanyuma isohore iyo ngiyo aba ari yo mwereka nti njyewe nta kindi. Ariko niba mvuze ngo wenda ngiye muri night club, bavuze ngo ni imyaka 18, ubwo ndashyiraho ifoto yanjye, nta nubwo akeneye kumenya uko nitwa, nshyiraho n'imyaka gusa, aba ari byo mwereka, we arebe kuri QR, we ashobora kwemeza ko ibyo mvuga ari byo gusa. Ariko ubwo urumva ni uguha nyir'ubwite ububasha bwo guhitamo uko amakuru atanga bitewe n'aho na service atanga. Noneho uburyo bwa gatatu ho noneho ni nimero gusa, ukaba uyizi, ukavuga uti wowe urinde, nkakubwira nti imibare yanjye ni iyi ngiyi, akayikoresha muri iyo system, hanyuma agakora ibipimo byanjye ndangamiterere bitewe na service. Niba yumva ashaka koresha ifoto, ubwo nafotora irakonfirma, imubwire ko koko ibyo namubwiye ari byo. So urumva rero ni amoko atatu, ushobora kugendana ikarita, ushobora kugira iyo ngiyo kuri smartphone, cyangwa se umubare wonyine. Okay, bizaza ryari rero sasa? Ndikumva ari ibintu bya future, bizaza wenda mu myaka 20 bizaza ryari? Byahageze. Okay, itegeko ribikora ryo ryaranabaye gazetted umwaka ushize. Ubu ngubu icyo turimo gukora ni ukubaka system zo kujya kubikora. Mbere yuko tubitangira, icyo dushaka gukora ni ukubanza ko buri muntu wese abanza kureba amakuru ye dufite uyu munsi. Kuko rimwe na rimwe hari igihe ujya nko gusaba service, urabona amakuru ureba nari ureba gusa, ukajya nko gusaba nk'icyangombwa, ukaza gusanga wenda nk'amazina y'umubyeyi handitseho rimwe, irindi ntiryanditse, cyangwa se ryanditse nabi. Aho ngaho rero turashaka ko buri muntu wese mu gihe tuzajya kumuhiranga mu koranabuhanga, abanza arebe amakuru ye yarahari yose, ayemeze, kugira ngo noneho nitujya kurangana mu koranabuhanga azabaze ati n'amakuru yanjye andanga nayangaya kandi narayemeje. Yego. So niyo ngiyo niyo tuzatangiriraho, hanyuma dufate na bya bipimo ndangamiterere, noneho tubone gutanga irangamuntu koranabuhanga. So urumva ibikorwa ko tubiteganya mu kwezi kwa 7 niho dushaka gutangira ibyo byo bya ego. Uyu mwana? Ego, 2025. Akaba ariho tutangira ko turashaka kugendana n'ibihe, aho abantu baba baboneka bose, kuko nakubwiye ko harimo no gufata n'abana, so famiye yose. Kandi wibuke ko umuntu uri munsi y'imyaka 18, burya umubyeyi cyangwa umufitiyeho ububasha bwa kibye ni ugomba kwemeza. So tugomba rero gukora mu gihe abantu bose bari kumwe, naho dushobora kwemereza uwundi abikora. N'ahandi naho tukajya hafi yaho abantu batuye, so turashaka kubikora mu gihe cy'ibiruhuko, niho twumva ko byatuma tubikora mu buryo bwihuse kandi bigera kuri bose. Okay. Atari nyine
atari ibyo gukabya ni iyihe mpamvu tubikeneye ibi bya digital ID kuko indangamuntu ndayifite already so bifasha wenda se serivisi za leta kunoga neza kwihutisha serivisi like ni iyihe mpamvu nyamukuru wenda ngewe nakagize iyo digital ID harimo inyungu nyinshi duhereye kuri abo tuyiha uko uyu munsi wowe urabivuga kuko ufite imyaka irenze 16 bibaza abadafite imyaka 16 ikibaranga kiriho ifoto cyabo ni iki gusohoka ajya gusaba passport asabe laissez passer cyangwa se ariko ahangaha agomba kuyihabwa kuko nawe akeneye service nagihabwa gusa umuntu mukuru n'umuto yarayihabwa ikindi ni ubwo buryo bwaje burimo ibirenze uburyo twayikoreshaga kuri physique bivuga ngo hari ahantu hamwe na hamwe wasabaga service bakakwemerera ariko bakavuga ngo nimba uzaze rimwe tubone kwemeza ariko ahangaha kubera ko ari digital ibipimo ndangamiterere ushobora kubikorana niyo utaba uri kumwe n'uwo uguha service ibi twabibona cyane cyane nka cya gihe cya covid twabibonye ko kuba ugendera ku bintu bisaba ko uhaba over the counter service yahanga iralimitinga cyane kudatanga service mu buryo bwaguye cyane kurushaho noneho n'ikindi no kuha nyirubwite noneho ububasha bwo kuhitamo waha makuru no kubimenyeshwa kuko mu irangamuntu koranabuhanga uyu munsi uzajya unamenya ngo nemereye runaka na runaka ikintu kigo kuba bafite amakuru yanjye kuba warabibemereye ushobora nabo no kubibuza ko bongera kuyareba kuko burya iyo habaho kwemerera hakabaho no kubuza revoke ukavuga uti wenda tuvuge urugero wenda nakoranaga na banki runaka ariko ntiyimutse nagiye mu yindi banki ubwo ya yindi kundi nta mikoranire tugifitanye ubwo navuga nti amakuru yanjye ntimuzongere kuyareba kuko ntacyo tukiyamarana kuko nta relationship tugifite nta business tugifitanye hamwe yego ubwo nari kukubaza ku bijyanye wenda na data protection cyangwa se identity theft uburyo nyine bwa fraude aho wenda abantu bashobora kwiba nk'iyo code QR code akazajya ayikoresha nk'aho ariye kandi atariwe aho ho bizagenda gute like ni gute wenda muzatwiringira wenda kubaha icyizere ni uko nyirubwite agomba kwemeza buri gihe amakuru ye agiye kurebwa tuvuge ngo wenda wakoze fotokopi y'irangamuntu yawe uyisize ahantu iyo QR code uwo nguwo ugiye kuyisikana mbere yuko ayisikana wowe uzabanza ubwirwe ngo runaka yarasikanye irangamuntu uramwemerera ko ayireba hanyuma ukanamenya ngo amakuru tugiye kumuha ni aya ngaya urayemeza cyangwa ntabwo yemeza none iyo umaze kuyemeza akayahabwa akabona kuyabona na nyuma yaho noneho kuko ushobora kwemera hanyuma nyuma ukaza kwisubiraho ariko ninde nabihaye ubwo uzajya bizaba ku mbuga zitandukanye no ku irembo bizaba biriho ugiyeho noneho nushyiramo irangamuntu yawe urebe ngo abantu nemereye bose naba hanyuma niba ushaka kubihindura mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbe nabikora yego ubwo hamase icyo kibazo cya identity theft cyo ni gute wenda kugira ngo tugikumire nuko buri gihe hagiye gukorerwa bagiye kureba amakuru yawe bazajya babanza bakubaze wowe nyirubwite waba uhari cyangwa udahari ikindi ni ugupima gukoresha ibipimo ndangamiterere uyu munsi ibipimo ndangamiterere ariyo biometri twazikoreshaga kugira ngo twemeze kuri wowe wenyine gusa ariko ibipimo ndangamiterere ntabwo twabikoreshaga no muri service nyuma ariko uyu munsi murangamuntu koranabuhanga tuzanabikoresha no muri service nyuma bivuga ngo rimwe na rimwe bizajya bivuga ngo wemeze noneho wohereze n'ifoto noneho ifoto ibanza ihure na ya yindi yari irimo inyuma kwemeza kuko ari wowe kugira ngo nawe wenyine kuko ibipimo ndangamiterere ni wowe biba bikuriho ntabwo ari ukuvuga ngo urabitiza undi muntu ni ibikumwe ni imboni no mu maso ariko biba bifite uburyo babipima uburyo utavuga ngo nabaye wowe cyangwa wabaye njye ku buryo se n'impanga wenda zitahinduranya izo digital ID burya still niyo twaba turi impanga bavuga ngo ni amaso y'abantu abavuga ngo murasa cyane ariko ama distance ari hagati y'ingingo zigize mu maso burya ntabwo ziba zingana neza yego ubuse niza tuvuge
tuvuge ubu ngubu tugeze mu kwa karindwi cyangwa se Dutangiye mu kwa gufotora cumi, abantu. mwatangiye ni gute umuntu azabisaba, ni gute wabisaba kugira ngo ugire iyo digital ID, cyangwa se bizaba ari kampanye campaign tuzakora ahantu hose, yego hose, tuzabimenyesha hose abantu mu Rwanda. bose ubu nibyo tugiye gutangira kugira ngo tubanze tumenyeshe abantu uburyo bizakorwa impamvu ki n'aho bizakorerwa kuko turashaka kubigeza bibe hafi hashoboka y'aho abantu batuye, hanyuma tubamenyeshe tubabwire aho bikorwa n'inzira umuntu anyuramo. Hanyuma noneho tubahe n'iminsi yo kujya kubikora bagende biyandikishe babihabwe. ku banyarwanda se baba muri diaspora, baba mu mahanga, baba mu mahanga nabo twabitekerejeho, nabo tuzabikorera muri ambasade. N'uyu munsi irangamuntu burya abanyarwanda ntabwo bakiza mu Rwanda kugira ngo bahabwe indangamuntu, dusigaye tubafotorera muri ambasade. Ubwo naho nabo nitugera kuri iyo stage yabo naho tuzabibamenyesha bagende. Icyiza nuko na ambasade zacu aho ziri hanze zigenda zikora ama outreach program mu ma community y'abanyarwanda. Ubwo nabo bazakora programme yabo bagende babasanga aho bari, kuko ambasade rimwe na rimwe ibiri kure y'aho abantu batuye. Yego. wow, twumva ibintu byose biri, mbese twageze muri viziyo neza neza. Iyo uri kureba se wenda NIDA nk'ikigo imyaka 5 iri imbere, mubona wenda muzaba mugeze he, cyangwa se wenda abanyarwanda tuzaba tugeze he? Ni iyihe reality tuzaba turi kubamo wenda muri 2030? Umuntu azaba agenda atanga igikumwe gusa, bizaba bisa gute mbese? ngira ngo aho ngaho niho muri 2030 ngira ngo abazaba bafite irangamuntu igendana ifatika azaba ari bake cyane. Icyo ngicyo cyo nibura cyo turabibona kuko uburyo bwo gukoresha digital nibwo bworoshye, nibwo nkuko nakubwiraga harimo ingero nyinshi uhitamo amakuru utanga cyangwa udatanga kandi ari wonyine ubyihitiyemo. Ibyo byose bizatuma gukoresha physical digital ID ariko mu buryo bwa physique buzagabanuka cyane tujye kuri the digital format. Ikindi ni amaservice menshi azavuka menshi cyane kuko urumva uyu munsi irangamuntu twayihaga gusa abantu bafite imyaka 16 gukura, ariko kubera ko tugiye kwitanga guhera umuntu akivuka, ubwo n'amaservice nayo azavuka menshi cyane kuko akenshi ugomba kumenya uwuha service. Kuba rero leta igiye gushyiraho uburyo bwo kumenya umuntu budashidikanwa kuva akivuka, urumva n'amaservice azaza menshi. Turabona ko hazaba hari opportunity menshi cyane n'ama startup menshi azaza, innovation izaza cyane kuko icyo ngicyo cya identity kizaba kishyizwe ku ruhande. None se ibijyanye na wenda iyo digital ID, ndabizi ko akenshi wenda indangamuntu yifashishwa n'ibindi bigo bitandukanye, yaba ari polisi, yaba ari ubutaka, airports, ibintu nk'ibyo, kuko n'ubundi wenda permis zacu zisa nk'indangamuntu. So ibijyanye n'iyi digital ID, do you see ubu muri iyo myaka 5 iri imbere hari ubwo twabona wenda realite y'aho polisi izajya ihagarika imodoka hano mu Rwanda nyine bagasaba biometrics gusa bakoresheje digital wenda permis? Ibyo byo urabibona imbere cyangwa bizatwara iyindi myaka myinshi kurusha? Birashoboka kuko n'ubundi ibihugu bimwe na bimwe ku isi byatangiye gutanga driving license. Ubwo iyo wabonye digital ID ibindi byangombwa bitangwa uburyo buri digital nabwo burashoboka. Uretse ko hano mu Rwanda bwo nta nubwo tugomba gutegereza kugera kuri iyo digital ID kuko era systeme zahujwe, integration ibaho. Kuba ufite permis ukaba ufite n'irangamuntu, n'uyu munsi rimwe na rimwe utatwaye permis akareba kurangamuntu ashobora kumenya niba ufite permis cyangwa niba utayifite, kuko n'ubundi kugira ngo uhabwe permis ubanza gutanga irangamuntu. Ziri integrated. Okay. Ndabizi ko watubwiye ko wenda n'umwana ufite imyaka 5 ashobora kubona iyo digital ID. Ni kubona akivuka. Ibipimo ndangamiterere nibyo tuzatangira gufata kuva ku myaka 5, ariko indangamuntu koranabuhanga izahagwa kuva 0, kuva umwana akivuka. Hanyuma se abandi batura Rwanda, yaba ari abanyamahanga cyangwa n'abandi bose, bo bazajya babona iyi digital ID, bizagenda bita? Yego, nabo turateganya kuyibaha, ahubwo aha niho twongeyemo n'umutegeko twongeyemo ingingo zituma twongeramo n'abandi batajyaga bayihabwa uyu munsi twajyaga duhindanga muntu abanyarwanda, abanyamahanga batuye no ku gihe kirenze amezi 6, ubwo n'aba foreign resident, baba aba diplomate cyangwa baje gukora,
n'impunzi ariko zahawe stati y'ubuhunzi. Ariko burya iyo umuntu agihunga akinjira mu gihugu ntabwo ahita abona stati, arabanza akaba asylum seeker, yarangiza bikajya muri komite bakiga kesi ye, barangiza bakabona kumwemeza ko ari impunzi. Ariko ku ndangamuntu koranabuhanga n'uwo asylum seeker nawe tuzayimuha, kuko nyine muri iyo nzira mu gihe atari yahabwa iyo stati aba akeneye guhabwa serivisi, aba akeneye kwivuza, aba akeneye kubona ibintu byinshi kugira ngo ashobore kuba ariho. So abo ngabo bose nabo tuzayibaha. Twongeyemo noneho n'aba migrant worker. Aba migrant worker ni abangaba ubona abantu baje gukora igihe gito ariko batari aba resident, badafite nka permis de résidence, ariko bakaza bakamara igito bakagenda bakongera bakagaruka gutyo abimukira. Ubwo nabo ngabo nabo tuzabaha irangamuntu. Hari noneho na kategori yindi yitwa stateless. Aba stateless buriya ni abantu baba baraje kubera imipaka yacu ukuntu ikoze, akaba yaraje wenda aje akora akazisanga mu kindi gihugu ariko atazi ko ari mu Rwanda, agitekereza ko wenda akiri iwabo. Noneho iwabo aho igihugu aturukamo bakaba batakimubara nk'umuturage wabo. Naha mu Rwanda naho kubera ko yaje nyine atari umunyarwanda, naho tukaba tumuzi nk'uwo icyo gihugu, kandi icyo gihugu cye nacyo kitakimubara. So ugasanga ubu abo nibo bitwa stateless, batari bemezwa ngo igihugu cye kiri bumwemere. Mu Rwanda ntabwo tumuzi nk'umunyarwanda, nawe tuzaba tumuhaye irangamuntu, ariko nyine tuspecifiye iyo kategori arimo, kuko nawe nyine mu gihe ari hano aba afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi nk'abandi bantu bose. Hamase wenda nk'abantu bafite ubumuga butandukanye, bavuze ko bazajya bifashisha biometrics, yaba ari ibikumwe cyangwa se imboni, use nk'udafite amaso cyangwa se ufite akaboko kamwe, mbese burya nabyo birimo. Iyo uvuga inclusivity kuri kategori y'abantu, ubwo iyo ngiyo tuvugaga amakategori yose dufite. Inclusivity ku myaka ni ukuvuga ngo turayihaga kuva umuntu akivuka. Noneho iyo inclusivity naho kuri ikintu wenda biometri imwe ibura cyangwa iyindi, ayo ni ama exception, ariko nayo ntabwo bibuza ko nawe ahabwa service. Arayihabwa icyo gihe nawe tumuhaye. N'uyu munsi udafite ibikumwe, hari n'abo biba bimeze nk'aho byasibamye, nabyo nawe ntabwo tumuza kutamuha service, turayimuha, arayihabwa. Ariko gusa cya gihe cyo kwemeza, ubwo we exception ye ibigaragara, ubwo abagomba kwemeza uwo ari we bakoresha ibindi afite, aho kugira ngo akoreshe, tuvuge ngo wenda niba ari ahantu yagendaga agatanga igikumwe, kubera ko we igikumwe cye kidakora, ubwo we bari bukoreshe wenda imboni cyangwa bakoreshe ifoto ye y'amaso gusa, ariko nawe azayihabwa kuko abifitiye uburenganzira. Wabura se wenda iyo physical digital ID iyo bigenda bite? Kuko ndabizi ko indangamuntu iyo uyitaye buri gihe inshyashya baguhaye imibare yanyu itatu wenda irahinduka buri gihe. Ibyo bya digital ID byo bizajya bigenda bite? Digital ID nacyo kiri mu kintu twitayeho, nuko imibare ya digital ID ntabwo izahinduka. Niyo wahindura imyaka, niyo wahindura icyo ari cyo cyose cyahindura ku makuru yawe, nimero yawe deja nta n'ikizabivuza. Uyu munsi iyo urebye irangamuntu ushobora kugesinga, yakubwiye ngo mpa nimero y'irangamuntu, ubwo hari rimwe na rimwe nyine akakureba ati ndongo ungana utyo, kuko mu mibare y'irangamuntu n'imyaka irimo. Ibyo byose nubivuga turaba tuzi imyaka. So ibyo byose turabikuraho, azaba ari random number itagize ikivuze, kugira ngo amakuru yawe n'ubundi ashobora guhinduka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko nimero ntikomeze guhinduka, kuko binatuma utakomeza kuza gusaba ibyangombwa byemeza ko twaguhindurira. Mu gihe tugana ku musozo w'iki kiganiro, ni ayahe magambo wenda wasangiza abaturage kuri digital ID ya nyuma, niba hari icyo wenda tukaba twibagiwe, cyangwa se yana targetinga zimwe muri myths baba bagifite kuri iyo digital ID? Ndabizi ko hari bamwe mu nsengero zitandukanye nabo bafite myths zabo, wenda mwatubwira ayanyu. So digital ID ni indangamuntu koranabuhanga, ariko ni indangamuntu nk'iyi dufite. So nta kindi kintu cyihishe inyuma kindi, gusa icyiza cyayo ni uko uburyo ikoze iragufasha ahubwo kuba
urumva uyu munsi niba wabaga wayitaye wagutegerezaga kugira ngo ubanze uyibone kugira ngo uhabwe serivisi, ariko iyi kuko ari digital ushobora gukomeza gukoresha iri digital mu buryo butandukanye. Kandi ikindi nk'icyo cy'amafoto kuri digital ID rwose ribayo nicyo kintu twashyize imbere, guhindura amafoto uko wumva ubyifuza bizakorwa mu buryo bunoze kandi burushijeho, ku buryo y'amasite yose bizajya bikunda umuntu agende akore bio refresh yongera akora iyindi. Ikindi kandi no kumenya ku babyeyi cyane cyane rimwe na rimwe usanga ari ngombwa kuba uzi abagukomokaho ukabibonera, kugira ngo naho cya gihe wemeza cyangwa iki ukaba uzi ngo abana banyanditseho ni bande. Yego igihe bagejeje imyaka y'ubukure ntabwo babona, ariko aba bandi batoya ugomba gukomeza kwemereza urababona, so ukabona family tree yawe, ukabona aba dependent bawe. Icyo nacyo ni ikintu tubona ko kizafasha cyane kandi ari addition ije kuri digital ID uyu munsi. So tukaba dushishikariza abantu rwose igihe tuzatangira uzabyitabire, muze twifotoze twemeze cyane cyane amakuru yacu, kuko icyiza iyi ni opportunity yo kureba amakuru yacu twese, ukamenya ngo statut yanjye imeze gutya, amazina yanjye, ababyeyi, niba ndi mariye nande, amazina yameze neza, ibintu byose bimeze neza, kugira ngo noneho cyagiye tuzajya kugera muri digital ID nyine service yatangiye gutangwa aho ngaho ni muri 2026 itangira, aho ngaho uzaba uvuga ngo yego ndemeza, ariko nzi n'amakuru yanjye ahari naya ngaya abitse, naya ngaya nemeje, kandi nzakomeza kujya mperwaho service. Yego. Okay, murakoze cyane.